don't want peace. I want problems always. Ariko banza njya kwa gatoya mbere yuko njya ku ishuri. Aka kandi bo mbere yuko bajya ku ishuri babanza bakarya. Bararya kambanza njya kubarera. Ariko amugore we uransubiriye nanone muri izi nzira akenshi na kenshi nizo nzira ukunda kunyura kandi ndabizi ko zijya iwacu ubundi ubugiye iwacu kumara iki Yesu wanyu hagize nk'idolari giye ugiye nanjye ngiye atari nk'idolari ni idolari kuri njyewe kuko izi nzira zose yabi zose zihinguka mu rugo uri kuza uhinyurishwa ubujya mu rugo kumara kabimenyero ntago ngiye iwanyu giye ugiye nanjye ngiye aha ko nzabimenya ako nimbimenya warabimishe uzaba ureba ibikubaho kanigendere ewe ni uburenganzira bw'umwana uburenganzira bw'umwana harimo kurya kwambara Yesu kwiga gukina umupira ndetse n'ibindi bikubiye muri uru rugero narumva dukomeze kwiga bikenerwa umwana nibwo burenganzira bw'umwana kurya nabwo ni uburenganzira bw'umwana no kwambara ni uburenganzira bw'iki bw'umwana mwumvishije uburere ni ibintu by'ingenzi bikwiriye umwana ese kandi cyari cyo bituma saa tanu uvuye he uvuye kureba umwana none ugize ute reka nze mbahamagare yatoza nze mbahamagare ko nta bwoba mfite udafite ubwoba ibyo ntabwo bindeba bahamagare ko numva nimero za papa wawe zizanze gucamo uhamagariza mama wawe abanyitifu kozo nzibuzera ewe aro ni wewe mama wanzaye niki gituma mutatanga amafaranga yo ku ishuri oya ndamuboherereje rwose ndamuboherereje kuko ibisi nabivamo bya buri munsi diregiteri yigwa mbaza ngo kuki uyu mwana adatanga amafaranga ninjye mwarimu oya ndabihaza oya ntabyo kwinginga namuhazaniye rwose ahubwo mumvire kuri telefone tuvuganye na mama wawe rero ikurikira urakizi fata inzira utahe yego fata inzira ugira ute fata inzira utahe ugize ngo kwigisha abasigaye What? Jesus is Lord. Hey! Izi nkweto hari ubwo ari iza mama mbana n'ibiraya hano ese ni wowe kunyikanze se habaye uyu nguyu niwe reka nkwereke reka nguhe amafaranga ujye kugura ikigage n'iridazi ntabwo natetse sibyo kambujije kwinjira se kakira kandi ugure n'akavoka nta kibazo sibyo none se papa ngo saa 3 za mu gitondo ntiwatetse
none se usanzwe ubona ntahize isaha ahubwo se kutambajije igituma nta isaha zitageze harya amasaha ntabwo yageze numvaga ari nka sasa naryamiriye agatotsi kankubise rwose pe inzoga si ikintu ariko buriya ntabwo nakisubira nta kibazo genda ugiye kunywa ako kantu urya na voka dore n'ubundi 2 ni menshi kamfatiriza imbabura twirire ku ishuri bari banyirukaniye 1000 reka n'ubundi rimba bakwirukaniye 1000 genda urya 1000 ikintu kijyane ku ishuri sibyo mwarimu yaguhamagaye telefone yawe ntiwayitaba aha mama aramubwira ati nzasubira yejo ubwo rero nzagendera igihe akakanura kandi uraboye sura ku ishuri ntabwo gashaka ni oya da nagarampuri nibibazo bibaye ngombwa ko nsubira ku ishuri nanasubirayo ikigora kuko nari nizi igihe kitari icyanjye Okay. Ngafata inzira ujye guhaha maze duteke. Oya, reka nikurire miniform ariko nari nkumbuye amakaroni. Ariko nza, wigise biki? He? Kuba miniform nicyo kintu cy'ingenzi, genda ujye guhaha. Umva ngubwire nza, usigaye unesha umutwe? Ngutesha umutwe se ndi inkweto z'abagore mbona mu muryango kandi mama ntawe uhari. Jesus is Lord. Uri kumbuza kwinjira mu nzu nkaho harimo ikirura ngo nkutesha umutwe. Ndabo bagusuye se bitsamura ugasoka wambaye isume kandi nagusize wambaye itise. Nkutesha umutwe. Ukuntu usohotse wenda guca umutima gusa. Gacika ururondogoro wa kanazi we. Jyaho ngutumye maze uzurebe ko ari umuntu ubonye mwahangaha. Ko ari ikinamico ahubwo bakaba bari bagezeho abantu batangiye kwitsamura hari umuntu ubonye. Ubundi aka kantu kandi barakuroze. Genda bibazo ugenda ubundi barakuroze. Genda ujye aho ngutume maze uzurebe. Aha, reka nigire guhaha wenda ndasanga niyo kinamico irangiye. Nabo bakinyi b'ikinamico nsanga izo nkweto bazanuye. Ali bobo. So, oya zifata mu tugende. Zifata.